Alo, muri hano cyangwa ntimuhari? Shase tumukunde, ugume hano sheri. Ugume hano we shase tumukunde. Ndagukunda koko. Umbabarira ubugumya aho gato. Mbanze nisubiriza abantu hano byibura uhari kuko wowe niwe muze hano mubanguke hano. Muba ego ko share live muponyonyo muze hano hagume muribuka Brandine ahangaha nyifuriza gufungwa ubugereza nta muntu nyifuriza amahoro nako unyifuriza ikibi ugira amahoro ntawe Imana icyo nkundira Imana icyo nkundira ndi Imana apaniki shitani ariko muri kunyumva mumenisikia hey share live yego musharing iyi live ego ko ngo gwiki hey nta soni ngo iki abantu bari mu Bubiligi mumanika akaboko hejuru mugire vuba musharing Brandine muramwibuka ahangaha anuka akansabira gufungwa uba ari muri gereza ni haturamye nababwiye ngo muze mbabwira ahantu haturamye Brandine ahangaha aranyikora arantuka aravuga ngo jewe ngo n'ubuguru ngo bubi ngo bunyunyutse ngo bugize gute mubanguke hano mbaranguza ahantu haturamye share live partager live mumpera abantu bo mu Bubiligi buri muntu umuntu wo mu Bubiligi hari azamatonga iyo ngiyo kuzamuka mu baframa kumanuka ugakata aho ngaho mu kiderege kumanuka mu kiderega kumanuka za Nyabugogo kumanuka aho bategera hari azamatonge mubampere live mumpere live David muyimumpere mubampere live mu ego ko share live burya hari inkuru itagirara we share live ako kana umva rero Ababiligi mubampera ino live nimba hari n'umuntu ufite udashaka kugaragara muri konte ye hano ndabizi nimujya mushaka kuza hano kandi bamwe mbazi mwese nzajya nza hano mwese mbatondeke ku murongo Imana nizajya ibanyerekera ikigo nzajya nza hano mwese mbaheneshe hano musutame share mumpere live abantu bo mu Bubiligi Ababiligi umuntu uzi ko ari mu Bubiligi namanika akaboko kuko Ababiligi bataragera hano simpora live simvuga Ababiligi bataragera hano simvuga nkeneye Ababiligi nta soni ukifata ukikorera jihad nta kintu yakugize ukamwifuriza ikibi mumpere live Ababiligi nibo nkeneye burya umuntu utari mu Bubiligi ntaze hano Ababiligi muze ndamubonye muze Ababiligi ba matonge uriya mugore yanyifurije ngo mfite utuguru ngo tunyunyutse ngo ndagapfa nabi ngo ndagaturika ngo anyifurije gereza ngo araje afungishe Ababiligi muze hano nta soni Ababiligi muze hano none ni urimo arafunze Brandine nkeneye Ababiligi helele jaja hallo nkeneye Ababiligi muzamura madarapo munidarapie madarapo mukoju madarapo muzamure madarapo minataka madarapo partager live muningiye mu live abantu bose bari mu Bubiligi badakoresha Instagram baningiye bamengiye ikindi mushiraho limit sasa
mushiraho za old limits. Za old limits minataka kuziona. Brandine arafunzwe yahoraga nyifuriza gereza. Jewe sinshobora kwishimira ko umuntu afunze ari kiriya nda yanyifurije gufungwa. Aricara aranuka ngo ndanyunyutse ngo ubuguru bwanjye barananutse ngo nzaje muri gereza. Nyirabutindi nyirabutisiga nyirabukara ambanjirijeyo. Genda umenyere uko hameze sheri, menyere uko muri gereza hameze. Muzamura madarapo yo mu Bubiligi. Belgique minataka madarapo. Mukojuka mabendera. Karine we wari uhari hano nawe urabizi iriya nyirabutisiga minataka kubambi icyo yazize. Munidarape madarapo mukojuka mabendera ya mabirigi abo mu Bubiligi muzamura madarapo yanyu. Indayi imaze igihe muri gereza da. Mwigeze muyibona? Imaze igihe muri gereza. Muribuka avuga ngo Jihad wawe ngo ugomba gufungwa ngo turagutangira ikirego muzamure hano. Madase wagitangiwe nande ko ntatuye mu Bubiligi. Nje ntago ndi imbirigi. Nta nubwo ndi imfubyi y'imbirigi. Ndi umunyarwanda. Hello. Ababirigi minataka madarapo. Minataka madarapo mutupe madarapo mu live. Mutupe madarapo mu live. Mutupe madarapo mu live. Mutupe madarapo mu live. Nasoni. Miye uyu. Alors. Ukifuriza umuntu ikibi mu buzima sinzifuriza umuntu ikibi ariko nukinyifuriza nzakigusabira. Noneho nimara kukigusabira naravuze nti Imana. Umva, naravuze nti Imana uzambabarire aho umuntu nyifuriza ikibi kijye kimubaho mbibone. Hari uwigeze Njewe sindi umubiri. Mada wafungishijwe nande se? Mufate zina live muzirikodinge mujye mumwohereza mu inbox. Igihe azafungurirwa n'igihe bazamukurirayo azabisoma birebe. Munitiye madarapo hapa ya mabirigi. Ababirigi nimwe nshaka. Iyi shoni y'ababirigi n'abakunzi banje bose. Nukuvuga ngo sinzifuriza umwanzi wanjye icyiza mu gihe atanyifurije ikibi. Nimba unyanga ukabutankunda ukabudakunda ibyo nkora. Toka uko kumanyoko. Hanyuma rero mbaha inkuru. Muribuka mu minsi ishize uyu mugore twaracuditse. Tubwizanye ukuri. Sha nje nkamwirinda kubera yuko nirindaga ikintu cyanteranya n'umuntu mu buzima bwanjye ni nako nteye. Akicara gashwana n'ishuti zanjye ngiye nkihangana nkavuga nje nta munyangire ngira turakomeza tuvugane tu bo bafite ukuntu babanyeho abantu hano Fabiola urabizi wowe Fabiola nubwo uri muri Canada shiraho madarapo ya Birigi. Shiraho amabirigi minataka darapo ya mabirigi. Buri muntu wese unkunda zamura madarapo yo mu Birigi. Brandine araza aranuka hangaha murabyibuka. Nta kintu mpfuye nawe gusa kubera yazengerejwe no kubona nta kintu turi gupfa ashaka ko muhashoguza. Mwa abantu b'Imana mwe. Iriya ndayiraza iranuka hangaha anyifuriza gufungwa. Araza akajya yirwa yandikirana n'abantu ibintu mu buzima bwanjye sinzi kwifuriza umuntu ikibi. Murabizi hano igihe maze hano minataka madarapo ya mabirigi. Minataka madarapo ya mabirigi muyatiye hapa mu live. Minataka madarapo ya mabirigi Belgique. Minataka Belgique. Noneho Brandine ni umuntu wagiye ushwana n'abantu imihanda yose. Jewe rero abantu nanjye tugashwana nabo. Hey! Hasebu waserutse bre. Hasebu waserutse. Umukobwa agakunda show. Abantu mwese hano murabizi. Mu buzima bwanjye umuntu uzi ko nari bwaze nkashotora umuntu ambabarira mbwire hano. Mu buzima bwanjye sinzi kwanduranya ku muntu. Ariko iyo nyanduranyije turazamuka kuko nanjye nkunda kuvuga. Uriya mugore turacudika akajya hora ashwana n'ishuti ziwe, agashwana n'ishuti zanjye, agatuka abantu imihanda yose. Ariko jewe nkabyihorera
kuko jewe nta munyangire ngira. Hanyuma abantu bashwanye b'inshuti zanjye kandi biwe nkababwira nti rero mufite ibyo mupfa na Brandine, nje nta kibazo mpfa nawe, rero mwihangane njewe ntidushwane. Ariko we bikamubabaza yuko ndi kuvugana n'abantu batumvikana, kandi abo bantu bobo ntibabyange, bakambwira bati ja nubwo nashwanye n'uriya mugore wowe turagukunda ntagugira za munyangire ngubwo ubuzima niberagamo. Hagira umuntu wataka Brandine nkahaguruka nkahagarara. Muribuka ko yigeze gutukana na Lilipupe ni rafiki yangu, ni sister n'umuntu mwiza. Murabizi ko yamubaniye ku buryo yaje Lilipupe n'umukirepe akamucyurira ngo igitambaro cya Louis Vuitton. Murabyibuka? Je ibyo byose ndabyirengagiza, ngerageza kubunga biranga. Ndababwira rero jewe ntituzashwane, je nta kibazo fitanye namwe. None huriya mugore n'umuntu uteranye. Njewe mu buzima bwanjye umuntu nateranyije hana azazamanika akaboko ambwira mu buzima bwanjye sinzi guteranya. Noneho muribuka yigeze gutuka Ange, yigeze gutuka Lilipupe, atuka na famille na hafi famille ye yose. Noneho ngiye nkavuga ko se Brandi, nje noneho njewe tukaganira, yatutse na Ange Diva, yatutse Fabiola. Mungu wangu mana we, umukobwa babanye mu nzu. Noneho ngenda avuga nti rero uyu mubyeyi utukana gutya agatukana abantu babanye, agaterura akabatuka, jewe sinshobora kwicara ngo ntuko umuntu atambanje. Buriya niyo twaba twararanye ukambanza kuntuka nakumanika, kuko njyewe nanga umuntu ntuka ampora ubusa. Nuko njyewe nkomeza kubana gutyo nawe. Muribuka yaje gutukana na ba Ari, atukana na ba Janine, barabatuka abantu bose akifuza kubatuka. Muribuka yigeze gutukana na ba Kristera na wa mukecuru wo muri Canada ninde na Baraziska. Ariko njyewe bari abantu bose bakanziza yuko mvugana nawe. None ngiye nkababwira nti rero mwabantu mwe, njyewe nta kibazo mfitanye namwe, memu na Brandine nta kibazo mfitanye nawe. So rero mumbabarire. Muribuka yigeze gutukana n'abantu bitwa Bandera, bariya bara patrone ni bande, wa mugore ninde, abantu bose man. Jewe rero abantu bose bakanzira ngo nuko mvuga. Nkababwira rero please, Brandine nta kibazo ndagirana nawe. Mu gihe nta kibazo mfitanye nawe, ni gute mushobora kushyiramo ibintu byo kutavugana n'umuntu koko? Noneho Brandine yatuka, naza kuri live mureke mbabwira intambara narwanye muri iyi mihanda, ariko Imana ishimwe ndangiye ntsinzi. Naza kuri live akaza kujoyininga kubera ari rafiki yangu, agashaka kuza gutukira inshuti zanjye kuri live yanjye. Murumva? Wa mukecuru wo muri Canada witwa Raziska, Janet rafiki yangu, Janet muzamurebe ntago yikundira n'ibintu by'amatika bayi, nubu ntari naho ubu yibereye mu kazi. No, dukomeze. Akaza aratuka. Noneho ngiye nkavuga okay, uzatuka Brandine kuko ari inshuti yanjye, nzamurwanira ishyaka. Ntabwo nakwifuza yuko umuntu wamutuka kandi ari inshuti yanjye. Noneho akaza kuri live agashaka gutuka inshuti zanjye. Ndangije ndihangana nkanamukuraho rimwe na rimwe nkamukaro. Rimwe na rimwe nkava live, ikindi gihe nkanga kumushyira kuri live yanjye kuko yarazaga agashaka gutuka Lilipupe. Rimwe ashaka kubunga Lilipupe akavuga ati nta kibazo mfitanye n'uyu muntu, ntaribi. We namubwira agatukana. Yatutse Ange Diva turi kuri telefone, yanamukoreye live hapa. Ndaceceka. Ange Diva aragendara arihangana. Ndamubwira Ange, mufite ukuntu muziranye n'uyu mubyeyi cyane uyu mugore, ariko Imana irahari. Jewe rero abura ahantu ampera, arahabura pe. Rimwe na rimwe akabwira ati ndashaka kugutuma hanaha, nkamubwira nkamugirayo. Njyewe niko nteye nkajyayo
uri kumva afite mubyara we witwa Linda w'imfura. Ewan umugore abura ahantu ampera, arahabura, arahashaka arahabura. Anje diva buriya mu bintu abaho ntajya asubiza, riri pupe ntajya asubiza. Benshi wa mugore w'umukire wo muri ntuze nawe ninde ngo ninde ba kwa Clementine, nimba ari kwa Clementine. Jewe suguhararana nawe nuko jewe uyu muntu tudafite ikintu dupfa, nta kintu tuba dupfa nyine. Niyo yashwana na mama wanje bashwana ngiye tukavugana, niko nteye mu buzima bwanjye. None abantu bakaza bakambwira bati se ko uri inshuti y'aba bantu, ati ko uyu muntu aba ari gushwanashwana n'abantu, nawe uri aho ngaho uri inshuti y'umushyigikira, bizagenda gute? Ndamubwira nti jewe nta kintu mpfa nawe, bo bafite ikintu bapfa. Please nta munyangire njya ngira, murabizi hano nta munyangire ngira mu buzima bwanjye. Umuntu naba narandikiye nkamubwira ngo anga runaka cyangwa ntukavugishe runaka aze hano, ngiye abantu baricaye bakajya bakora utunama n'utugroupe bati ujya gukurikira jihadi ngo ntuzasubireyo, ngo jihadi ngo twashwanye. Abantu hano murabyibuka, umuntu yo jewe twashwana cyangwa abadashaka kumvugisha akagenda akanyangisha abantu bakagaruka nyuma bakambwira batakuse ko uyu muntu yatubwiye ibi nibi. Bref, reka byo tubireke tukume kuri nyirabutindi nyirabuka. Uriya mugore akora rimwe ni izina ry'Imana yo mu ijuru. Rimwe jewe ubwanjye yarabyutse arantuka. Ndavuga what the fuck, uyu mugore se bigenze gute? Ndangije mukura kuri live yanjye. Nta n'umuntu n'uyu numwe wigeze wumva mubwira ngo anga runaka. Hano murahari munkurikiye igihe kirekire, imyaka tumaranye hano murayizi, ububi bwanjye n'ubwiza bwanjye murabuzi rwose, tubwizanye ukuri. Nta muntu ndandikira ngo mubwire ngo anga runaka, sinkunda n'amatiku. Bref, Brandine ari bigeze no kuntwara konte zanjye kubera uriya mugore. Uriya mugore rimwe araza arantuka, arangije akajya agenda agashyira ibintu bye ku karubanda ngo umugabo we waciye hanaha. Rimwe na rimwe muribuka ubwo yazaga agatuka umugabo we, akavuga kuri live, akavuga ngo uyu mugabo mfite ni igikoko, ngo ararya inyama ngo n'ibinona akabirya. Ngo rimwe umwana yaramubajije ngo papa, ngo ubwo nubura ibyo urya ntuzaturya? Iryo jambo ringezeho ndatitira, ndavuga ni mbega wa mugore utiyubaha, umuntu ageze naho atuka umugabo umujya mu maguru kweri. Nuko mwabantu b'Imana mwe, inkuru ze bakazingezaho mu Birigi nkaceceka, bavuga nibyo ni ibyanyu. Man agashwana n'abantu muri iyi mihanda nkaceceka. Murabyibuka rimwe ko iyo live yigeze kuyikora, mbasubiriremo hano namwangiye. Yaraje akora live aravuga ngo yenga umugabo wanjye ngo ararya cyane, avuga wa mugabo we basezeranye ngo ararya ngo akarya n'ibinono. Ngo noneho rimwe ngo Chloe ngo yaramubwiye ngo daddy ngo ubwo umunsi wabuze ibyo urya ngo ubwo ntuzaturya. Mu buzima ndi live nayivuyeho, ndagenda ndicara ndavuga wow, kumbu uyu mugore aricara agatuka n'umugabo we bene aka kageni koko ntanamusonere turi live. Uyu mugore ni umusinzi cyangwa ibiyobyabwenge. Ni uwitwa Brandine, mwebwe bwo ntabwo mumuzi, abaha barabizi. Jewe ndangije ndagenda ndabura, ndagenda Brandine ndamwihana. Ndangije ndaryama ndavuga man, uyu mugore ututse umugabo we muri ubu buzima ndumiwe. Ndavuga nti wana mugani ntagenda ntikica kagira mubi, ngo yaratemaguraga. Ndangije ndavuga nti uyu mugore ututse umugabo we, ubu hari umuntu koko muri ubu buzima zubaha. Nuko arangije akajya ahera ku murongo atukana, aba barapatrone nimba ari barapatrone. Ndavuga mana, umuntu utuka umugabo we baryamana, natwe ubwacu dukora umwuga w'uburaya n'abantu tuba twararanye tutanatukana nabo.
ugomba kubashimira wenda mukarekana bagiye, ariko Yesu we uyu mugore ko numva ari kunshisha, ni gutuka inshuti ze birumvikana nta ribi. None se ageze naho atuka umugabo we gutya ku karubanda, noneho nge ndaceceka ndamwihana ndavuga nti Imana ndinda uyu mugore si wo gucudika nawe, uyu mugore noneho yarangiza inshuti zacu twavugana nkumva afite utuntu tw'udutiku, mwamushyira kuri kora kaza tukatongana. Anyway, jewe mu buzima bwanjye numva ndumiwe. Okay, ndavuga Mana yaza arayivusha jihadi bra bra bra, rimwe akaza ngo ariko jihadi we ngo ubwo koko rimwe abashaka kunza, avuga ariko se kuki uyu mugore iyo nkoze live abashaka kuza gutukakiraho abashuti banjye. Rero njyewe nicyo kintu inshuti zanjye ngira ngo sinzi zamunyangire. Ndangije hashira igihe ndamwihorera. Sasa rero rimwe sinzi ibintu nari navuzeho, yashakaga gutwika, yashakaga ko abantu bamumenya, agashaka okay, ntaribi mumumenye. Noneho rimwe mwumva ikintu twapfuye mw'abanyarwanda mwe, noneho bamwe nakibabwiye. Uba ari muri gereza. Rimwe muribuka ko yacuruzaga imisatsi. Uwiteka Mana uzandinde guhemukira inshuti, uzandinde guhemukira umuntu unzi twamenyanye, ariko nampemukira nzamuhenesha. Icyo cyo ndakikwemereye kuko jewe nta kintu na kimwe Mana. Ibyo byo sa mwakwitonze ko ndibuze kubabwira izu witwa Brandine. Ni Brandine wo mu Bubiligi, ubu ngubu ari muri gereza arafunze, urumva. Noneho njyewe ndangije ndavuga okay fine, imisatsi muribuka ari hano, aravuga abantu njyewe banjye, abantu bashaka kusapotinga iyo babonye ikintu ndibuze gukuraho n'igiceri cy'ijana barashyigikira bakakigura kabone niyo bataba bagikeneye. Muribuka igihe yacuruzaga imisatsi, murabyibuka. Salama ego abantu muri kunyohereza urudrimiti munyoherereze. Ubu Brandine ibintu yanutse hano, mwumva ikintu twapfuye. Je naragiye ndamwihana. Muribuka igihe yamamazaga imisatsi ndi live, arambwira ngo jiha abantu bazajya bagura imisatsi bavuye iwawe, nzajya nguhamo 5 niba ari 5 kwijana, bari 10 5 kwijana, ndumva ari byo nibuka. Bari 5 kwijana, niba ari 15 kwijana, bari 10 na 5 kwijana, ariko na 5 kwijana. Ati nzajya nguhaho komisiyo. Abantu bankurikira hano rero mbabwira ikintu mbakundira mu buzima, murashyigikira. Iyo mbabwiye ngo iki kintu ndakibonaho n'igiceri cy'icumi, muremera mukakigura niyo mwaba mutagikeneye. Noneho hari abashuti banjye ngo azajya hinjira mu bashu kubera ko musiko tuba dufite ibikorwa byo gufasha. Arangije abashuti banjye bo muri Amerika na za Canada hose bamutuma imisatsi, akanabagurisha kuri 500, yemeno 5 kwijana arabagurisha, arababwira. Noneho Brandine arafunze amengi agereza. Arangije abashuti banje bamuha amafaranga ngo aboherereze imisatsi kubera yuko yagombaga bikumpaho 5 kwijana. Noneho rimwe baranyandikira barambwira ngo se umushu twamaze kwishyura imisatsi
twizere yuko Brandine mushuti wawe ari buguheho ya 5%. Ati turagukunda, ikintu cyose cyaba kiri bukugirira akamaro twakishyura. Noneho wowe ukabona hariya kuko n'ubundi ajya mu bikorwa byo gufasha. Ikindi nuzajya unategura ibikorwa byo gufasha jya utubwira, ariko nayo ngayo yinjiye kandi n'umushuti wawe tumuteze imbere. Ati jye naguze kubera wowe. Ati sawa. Arangije amafaranga jewe nanga kwirirwa mwishyuza ndamwihorera, ndabireka. None abashuti banje baranyandikira ribesha tese jiha ko mushuti wawe atatwoherereza imisatsi. Ndababwira shani muvugane nkuko mwakomeje kuvugana nta ribi. Imisatsi iratindi kwezi kumwe ameza birameza abantu bararuha. None barabimbwira bandanyoherereza ibintu byose n'ibimenyetso. Ndangije ndamwandikira ndamubwira nti none ni shu ni waba warabaye bize se ko hari abantu bambwiye ko baguze imisatsi ntuyiboherereze. Ego ko yahisaza, ariko ye ubwo nk'ubwo baje kukundegaho gute ngo ariko jihadi ngurananiranye ngo sinibaza impamvu ngo bari kugucaho ngo bakaza kukundegaho. Ni ntago bakundezeho, ntibambwiye ntose wabaye bize cyangwa uri amahoro ko bakwandikira ntubasubize kandi barakohereje amafaranga ntuboherereze imisatsi. Atoke ati none haba abantu none ni yewe ntumva nireka nze gucekinga ngo ndebe ukuntu nzasubira kubyohereza ngo ndabona ngo byaragarutse. Ntisawa shu ni kandi courage. Ntiyigera ambwira ya 5%. Wumva icyitwa umuntu. Ariko jewe ndabyihora ndavuga rero nta mpamvu kazima byibure Imana ishimwe ubwo ari no gucuruza agatera imbere akanabaho nta kibazo. Nuko noneho uwo muntu ndamubwira nimva shushu ni ati ngo byaragarutse ngo ugere umwohereza adresse n'ibiki byose akohereza. Ati nta kibazo arabimwoherereza. Umva amuha n'umusaza abyohereza abara n'imisi byakamugezeho biba ntibimugezeho. Okay, ndangije ndamubwira nti shashu ni wa muntu rwose yarakaye ntiwigeze umwoherereza imisatsi kandi bamwe bayiguze kubera njye. Urabona rero uri kugaragara ukundi kandi bakanakurangiye n'abakiriya. Nuko umugore yarantutse aranuka muri ni box buriyagira ararambukirwa no gutukana muri ni box kuko jewe ni ibintu ntanashobora rwose. Aranuka muri ni box ndangije arangije ndamuboroka ajya muri Instagram na harantuka ngo ntabwo nibaza umva aragutuka koko. Ndavuga se uyu mugore ko bamubwiye yuko atohereje imisatsi y'abantu y'abashuti banje kandi baramuguriye imisatsi atanabasubiza nicyo twapfa. Ngero naramubwiye numva Brandi ni ntabwo ncuruza imisatsi kandi jewe sinanayigura. Nti rwose uzayohereze cyangwa ubyihorere. Ntigusa nagira ngo nkubwire ko atari byiza. Nimba uri bize wabibwira abantu ariko babifata ukundi like nko kubahemukira. Koko umugore yarantutse. Jihadi wowe washatse kunuka ariko ubu ndaje wumve muri ni box washatse kunuka kandi nabimubajije mwubashye mu buzima genda ubaha. Iyo wanyubashye yes kandi ngomba kukubamba mbigomba ubu bigomba ariko iyo utabigomba nyine ndaguhenera. Umugore yakoze live. Yes we. Umugore aragenda rantuka. Ndagira ngo mbibasobanurire arantuka. Rimwe kabiri. Ngo ndibona impamvu adasubiza. Ndafise impamvu uyu mugore ntari kumusubiza arashaka attention. Yes. Reka nyimuke. Ora live nanjye ndamubomora. Arantuka umva. Arantuka ibyahimba aragenda ngira kanyamasyo ngo nubwo buguru bwawe ngo uzafungwa
umva ibintu byinshi murabyibuka mwese hano murabyibuka man ndavuga ariko uyu mugore arashaka ko dutukana ngiye mukorera research na mama we making sure ko namugezeho arangije aravuga ngo wowe ngo wambwawe ngo yingegera ngo ndashaka kugufungisha ngo ugomba kujya muri gereza ngo ubwo ngo uko kwirirwa wishyira hejuru ngo wihenura ngo ukora amalive ngo abantu baragukunda ngo bagukunda n'ikise kuri imbwa mbi bagukunda n'iki nanjye ndaza ndamutuka ariko ni madame nti wowe banza wirunguruke wirebe ntana umva ndamubwira ni wowe wataye umugabo uzana undi ashaka kukugira allo byose umugabo yaramutaye yarazengereje umugabo yirirwa mupfurira amakariso amufurisha mugira gutamukoresha gatuna umugabo arangije arigendera abandi bana baramumwanurana aragenda none indaya irafunze afungiye mu Bubirigi afungiye mu Bubirigi ahafunganywe n'Abanigeria aho afunzwe bivugwa ko azira droge cyangwa ibiyobyabwenge yego yarazira izo za droge narababwira uyu mugore ngira ngo aranywa za kokayine n'ibiki byose ngira ngo biravugwa ko afungiye iyo ngiyo iryo shyano ryanyifurije gereza ariko ntari Brandi ubu noneho ugomba kunyifuriza gereza n'umunsi waje ugomba kuyinyifuriza kuko wambanjirijeyo yes banzayo kurubi narakubwiye n'ubwo buyobyabwenge wanamugariye narakureba gavuga ati uyu mugore ibi biyobyabwenge uyu mugore ni muzima kumbi wazaga wazihaze afunganywe n'Abanigeria yari yaramaze kuba kancoka yarabaye nk'imbeba yurira urugi yaragiye arakena yarihenuye kubakire aho mu Bubirigi bamusapotingaga bamufasha abihenuraho imisatsi arahomba amatongo arafunga baramwirukana ajya kuba nk'uko waba kurimera neza hejuru ku midungaruko cyangwa muri twatuzu two mu Gatsata hakurya ya za Nyabugogo kubura ku mihanda n'ibyo biyobyabwenge yarari kwigaraguramo Brandi koma ukome we kancoka komukome urucira mukaso rugatwara nyoko wanyifurije gereza wa mugore we mubi w'umutima mubi umuntu aba mubaka ba mubi no ku mutima wabaye mubi byibura ukagira n'ubumuntu na umva reka nkubwire Brandi nanjye gereza si neje muri najyayo we kancoka ariko Imana ishimwe niyo nayijya mejo nayijyamo wayimbanjirije ntari nuramuka unafunguwe uzaze duhangane yawaga champagne gusa se yari kuzigura iki kwa yabaye nk'imbeba yanyagiwe yarameze nk'imbeba yurira urugi mada iyo njewe nasabye Imana ndabwira manager ntago shobora kugira umuntu ikibi ariko umuntu uzanyifuriza ikibi uzabanza ukimukorere kimbeho nyuma mada niyo napfejo mada sinzirira muri ubwo buroko wandaya wirirwa gutuka umuntu ngo wowe muri bukavuga ngo wowe ngusambanya ngo abana ngo baturuzuza imyaka aravuga iyi ndaya hari umwana riri pupe vayo hano nguyu riri pupe vayo hano nyirabukara arafunze dame ingiya gereza kubera iyo byabwenge iriyanda riri pupe nguyu abantu bigeze kumubwira ati wagiye ukarega Brandine ko ari kugutuka riri pupa aravuga oya jewe naba mpemukiye umwana we ntago nabikora yaricaraga gatuka inshuti zanjye hano live ndayisavinga isaha yose wowe Brandine wanyifurije gereza wa mugore we mubi w'umugome sha umva iyo abahubwo bari kuzavana bakakuriza kontineri nk'abandi bashyira muri kontineri bakabazana tukababona muri Kigali tukababona muri za Mitsingi nawe bakakuzanira muri kontineri uranuka uyu mugore man yaravuze ati ndagufungisha we jihad wewe pumbafu none se mada
ubu jewe ndi kugira inyota we yaricaye atuka mama champagne amuziza ngo igitambaro cya Louis Vuitton arabeshya uyu mama champagne n'umukirepe tujye tubibwizanya ukuri ariko hano hari umuntu witwa Chance tumukunde yarambwiraga ati jiha ndi kugusengera kuko je maze imisi nkubona aba bantu bakwiyenzaho bagutuka wowe uri gutanga sho turabibona aba bantu bagutuka bari kukuziza ubusa Imana izabagaragaza umva kuvuguza abakiriho Sipiriyani jewe gati gateye ipasi umwana w'Imana n'abantu umushu Imana yarandwaniriye singaba bari kubanzanira muri kontineri baricaraga ngo we nayibobo y'ubwanwa shitani jewe ndi muri Las Vegas singu yaje na ntuze na kontineri umva Imana irahora ndakikaraga muri iyi mihanda ndacyatwika ndacyabatsamo ngo we jihad ngo uzafunga ubwo buguru buvunikire muri gereza mada ubu suri kunywera champagne muri gereza we Brandine uri kunywera champagne muri gereza wanyifurije gufungwa wa mugore we wagakara wa mugore we mubi nta muntu unyifuriza ikibugira amahoro nawe fitimana ye Brandine nawe se wafunguza ibiyobyabwenge da niyo najya muri gereza hari ibyaha ntazira ariko reba mada usoreje ku biyobyabwenge dadu mamukata matonge ubwo mugerageze ibintu byose muri kugerageza gukora mwabantu mwe munyirinde kubera yuko genda sengeye Imana nabwiye Imana nti Mana rero sinteze guhemukira umuntu numwe ariko uzampemukira uzambabarire nanjye muhenere jewe nifitiye Imana n'abashu ubwo rero akangirira ishyari ngo ariko ngo abantu ngo bamukundira iki ngo abantu ngo baraje bakwange ngo uraje ujye muri gereza wambobowe yanyise mayibobo ndicecekera hello tantine none umugore madam Brandi burero niwe wo kuvuga yuko nafungwa kubera yuko gereza uyikandagiyemo neza kubera ubuyobyabwenge wirirwa guhohomera wari waradeprimye wiciye kubakire wihenura kubakire urabatukura bahenesha uyu mugore yaranutse ngo wowe jihadi umugore narakwihanye nakubwiye yuko ugomba koherereza abantu banje imintuzi imisatsi mada ubu ndi kugira inyota asante sana ku bantu bari ku World Limit na za mobile money muniingie mobile money munitie makuta reka mbanze nywa amazi yiki reka mbanze ndarapuye umugore kari mikashyari umugore wangiriye ishyari umugore ndaje ngo telefone ndi live yes ndi muri live ndaje ngo hamagare urumva umugore aricara akajya tukishuti zanjye nkaceceka nkihangana nkirinda ko njewe buriya uyo ututse ishuti yanjye ndababara ariko naramwihoreye Mana ndaceceka akajya nazara yivu zanjye akabatukiraho nkahavaho nkababwira nti mwihangane Imana niyo nkuru nje nta kibazo mfitanye namwe nta n'ikibazo mfitanye nawe akagira ikibazo cyuko ngo abantu bankunda maraya mukubwa usoreje ku buyobyabwenge mada nta muntu ngirira nabi ubona amahoro umuntu wese utagira umutima mubi ahubwo mubwire Pascal ashakishaho wa mwana wiwe ari amwiteho namwe batuye mu birigi mugende mufaturiye mwana wiwe mwe mumufashije atangara asante sana ku bantu bari kunyohereza gritonyage ubu ngo abantu muri kohereza za World Limit na mobile money muningiye mani ndi kugira inyota mada Brandi wabona Brandi nagatangira ngo kubera iki nguvugana na riri pupe ngo ibikiri
Lili Pupe ni inshuti yanjye, nta kibazo mfitanye nawe, ibyo mupfa ni ibyanyu. Aricara, nshaka kubunga. Lili Pupe buriya ni umuntu uca bugufi mw'abantu mwe. Aravuga ati Jihan ntaribi, ubwo rero bambwira akatuka abantu, agatuka imihanda yose yatutse, Ange Diva yatutse. Mana we, mana, uyu mugore ngo ni Brandine. Uyu mugore ngo niyo yafunga iminsi 2, niyo yafunga umunsi umwe, n'izi saha niyo yavamo. Ntaribi yakandagiyemo. Afunga ngo n'aba Nigeria babafatanye, ibiyobyabwenge byari byaramusajije. Sinigeze kubabwira. Iyo utagira umutima mubi, jewe imvuze nabi, nabwiye Imana niyo umaze kuntu kagendaza nka kubomora, jewe uyu nutagusubiza, ariko nkutega ijambo. Ngutega ijambo. Jewe ngutega ijambo nkavuga nti Imana, urebe uyu muntu anyifurije gufungwa, uzambabarira umugaragasi. None Brandine wafungwa se mada, igishongore cy'umugore, umugore w'umukire ugenda mu modoka itikoraho mu Bubirigi. Hey umva, rimwe Lili Pupe naramubwiye nti, Lili Pupe, uyu mugore koko ubwo ntuzagira ngo mba nafatanyije nawe atoye umushu. Atoya rwose nta munyangira ugira. Uwa muri Vuvuheya uba ari kuvuvukira. Ubu noneho uwa muri Vuvuheya ari kuvuvukira muri gereza ubuyobyabwenge nibwo bamufatiye izo droge. Wa mugore umva, reka se nkubwire da. Ngo Jihan, ngumva ngo ndabona nta muntu kugira nabubona amahoro, ariko se ubundi mbabazi wabugirira nabi nakugize mu byukuri. Umugore ego abantu kabose Imana irabagaragaza. Uwa mbere mwaramubonye ko yaje muri kontineri. Ndikugira inyota, tuzajya duhura kuri Gritonage. Uyu nawe dore disi Lili Pupe impuhweze mumushake. Brandine mumushake munamusure ntaribi. Uwa muri Vuvuheya ariko utanyifuriza iki, ubu turi kugira inyota. Ababirigi iri muzamu, umva madasi ijye wagufungije kuko sindi Umubirigi. Dore hano hari n'umuntu wabimbwiye, uyu Nerinize afungiye ibiyobyabwenge, droge n'aba Nigeria. Mada, nufungurwa tuzarebana neza. Yanyifurije gereza ndo n'imbere y'Imana. Ndavuga se naga postinze hariya hejuru kariho, niho kamanitse kariho. Haribi si social media mada, ntundusha kuyikoresha. Nge yaranutse ndamwihorera. Buriya giye mutega ijambo, noneho jewe nkamusuzugura. Ndavuga ariko imbwakazi. Yaranutse 1 2 3 1 2 3 4 5 umugore arantuka ngo wowe mayibobo we gicucu ruganzu utantunze. Jewe mbyuka njya kwishabikira muri iyi mihanda, njya kwibabayikira no kwijajabira ngo ndebe ko nibonera uturayi two kurya. Ngo wowe Jihad ngo ugomba gufungwa. Mada kuburimo enjoy. Uwa muri Vuvuheya, jewe ndumukire nkavuga wow, nkumva ari gutuka umugore urutuka abagore bagenzi be basangiye babanye bamugiriye neza. Anyway, kibona
yambuye abantu imisatsi nibwo namuvugishije yarantutse muri inbox ndavuga se rero kuza gutukana hariya yarazi yuko genda bukorera ivu nkavuga uyu mugore ntari gutanga imisatsi jewe Jihad. Allo madame Fufu heya allo araza arantuka rimwe kabiri ngo abana ngo yafashe ku ngufu. Ese kuki wumva ko batafata ku ngufu? Ndamubwira nti jewe nigeze nkufata ku ngufu, nigeze fata umwana ku ngufu yagiye kurega, ariko ubundi bafata ku ngufu bate ngo mumbwire. Nuko umugore aranyihawe. Umva muri kohereza World Limit ese oyi Kigali ntago bahamuza naraguma mu Bubiligi ntafite ubwene gihugu se. Iyi si ntisakaye. Izi saha umuntu yagereza ntawe utayijyamo ntawe tabera wenda nawe uyigezemo mada. Twari inshuti cyane je nta n'ikintu cyanteranya n'umuntu atari we kivuyeho. Turi kugira inyota mwohereze gritonyage cyokora mada. Umva mufungure champagne munywe ka champagne. Umva yanyifurije gupfa nagashaka burirwe. Gore yaraje hana arantuka dore namumanitse kuri Instagram ariho nguriya nguyu Karimi Kashyari. Uyu mugore Imana yagombaga kumungaragariza. Brandine azengereza abantu n'umuntu tukana aratu Yesu we. Rimwe ashaka kuvugira ku bitangazamakuru baramubwira bati utumvikana n'umushu wacu rwose ntago we twavugana nawe, akagerwa azenguruka ku butuwita ashaka gutuka Jihad nyagutukuza uburanku bwa rusake. Wandaya we urahangara nanjye urarwana niki? Urahangana nanjye urarwana niki mada? Urarwana niki? Nimwamo yego iby'isi n'amabanga mugende hejuru muramubona. Cyewe se nababwira konti yenda nayizi n'umuntu tukana cyewe nta kibazo. Ngirana no Brandine ubushaka gutuka umwisi. Iyo muri inshuti mukaba mutari gutukana ntashirwa. Yarici atuka Fabiola muramwibuka wo mu Bufaransa arongera agaruka tukane. Yesu we mada niwe bagushyize muri kari hub kubera ibyo bihe byabwenge. Nibamara kugukura niyo gereza bagushyire muri rehab ubundi uze neza noneho wemye. Jihad wowe gapfa we wowe nupfa nzi. Cyokora Brandi ahuri aho uturamye muri gereza cyane rwose cyane biremereye. Yatutse na DJ Princesse. Kuko man uriya mugore ndakubwiye ntiyantutse ari uko mubwiye ntikutaha abandi bana imisatsi ba ewe. Allo umuntu uzantuka nzajya nzamusubize nindangiza ngutega ijambo nunyifuriza ikibi nzajya mvuga nti Mana rero uyu muntu ikibi kizamugereho ndeba kugira ngo menye uko nanjye nzacyitwaramo ntacyo mbanjirijeyo. Brandine wagombaga gufunga wanyifurije gereza. Nguyu Janine yigeze kumbwira ati Jihad
mbabarira ntusubize uriya mugore. Ndangije ndamubwira nti reka nkubahuke bwa mbere Jani, reka njye kumusubiza uyu mugore yaranze. Brandine wanyifurije gereza arafunze Jani. Janine Minnesota ninde umuhuruje ko yari yaravuye muri iyi mihanda yaragiye muri TikTok. Janine Brandine wanyifurije gereza aburimo kubera ibiyobyabwenge afunganywe n'abana Nigeria birirwaga babuhohomerana. Nubundi yari yarasaze yarameze nk'uyahura ku bantu. Fungwa wumva uko bumera. Brandine noneho Janine akambwira ati uyu mugore niwe waturitse aragutuka Jihad. Ntabwo turumva witora ngo utuke umuntu. Uyu mugore yagiye yigeze no kugerega kwa Kamayike kwa Godfather. Ashaka gutukana. Godfather aramubwira ati we manuka hasi. Manuka. Godfather uriya mugore ngo ni Janine, ngo ni ntuze ngo ni Janine, ngo ni Brandine. Arafunze kubera ibiyobyabwenge. Janine uyu yarambwiraga ati Jihad ndakwinginze. Nyubaha. Ntumusubize. Jihad ntumusubize. Nawe yigeze kugutuka. Jewe rero bukababwire. Nta muntu ntukugira amahoro. Jewe uyu nguyu nta kibi nifuriza umuntu mu buzima bwanjye. Ariko iyo kikugezeho karumiza bitch. Mada wanyifurije gereza. Isi ntisakaye. Guma hamwe noneho ibaze kufungira ibiyobyabwenge ariko. Mada ariko uko nakubonaga wari warasase utukana jya ngo Jihad ngo yo ubu none usigaye umeze nk'imbeba yurira urugi. Umva oya ntaribi azaza bazabimuha bamburi kodinze. Agati kateretswe n'Imana bebe mujye mubimenya. Ntaribi bamurekure. Niyo bamurekura iri joro niyo barara bamurekuye. Ntari ariko yabugezemo kubera ibiyobyabwenge. Mada nawe se waziribye ariko se wari kubona kandi kazi ukora wari warahombye imisatsi warayihombye. Ntago wari kujya gukora ahantu kubera uri indiscipline y'umugore yaho wari kujya gukorera rubanda. Wari usigaye uri sina ndugu inshuti zose zarakuvuye kubera kuzihenuraho. Wari ihenuye no kubakira. Uyu mugore Jihad eguko akantu karimwe ajya kuntu kahehe hiryo. Abantu bakambwira baturi uyu mugore yarasaze. Ndahiro Vincent kaboherwa mu mwobo gatumbagane wantumbiya mu kigabo kacenyo kamabere ziba gahambirwa nuko atari we babibwiraga. Imana mumvugire ngo Imana irahora batindi bakarambirwa. Yaricaye aha. Brandine nyirabukaruriya mureba ni ufunze. Aranuka. Janine niwe wambwira ati Jihad. Abantu bose bakambwira bati Jihad. Ziba nyine we Ndahiro Vincent ntukaze kunshanukaho hano. Iyi ni live yanjye ujya kuri live ya nyoko. Kacenyo kamabere gahambirwa wantumbiya mu gigawe kandari gahambirwe skere nyoko. Wiza kumokaho no kumbwejagura. Hari Imana itari bayari. Yes mabukwe. Brandine araza ngo we Jihad ngo nubwo buguru bwawe ngo dorakada ngo karafoye karamaze kaba kariye nubwo kaba kariye udukoko. Umugore arantukse. Noneho njyewe nigeze kwicara ndavuga niko se uyu mugore bamuntumye.
ndangije ndamwihorera mara igihe rwose naramusuzuguye ndavuga nakakanyira bukaratundi kangweho rimwe arakomeza nza gushakisha iwabo sasa no kwa mama we mbageraho ngeraho babaga mu gatenga mama wacuruza utuntu tw'utunyobwa n'ibiki byose yaraje aranuka ndavuga nti ninjye uri gutuka Brandi ninjye uri gutuka ngera kuri iwabo mbanza kuba ndetse ngo mama wabakize gato kuko yararemye mbamuretseho gato ntamutuka nkamuta mu Bubiligi bakirirwa bamufotora oya nzajya mbasubiza nzibahe yego jewe nzajya mbasubiza nzibahe mwana wo mu bipangu se bya wapi ndangije kubera yuko wanamenyera arafunze ari muri gereza yigeze no gushaka kujya kuntukira kwa Godfather aramumanura ati we ntasoni jiyambeshu araza ngo abantu ngo munkurikira hano none se wibwira yuko jewe undusha abantu bankurikira wa mukecuru we nanjye ndicara ndabona umukozi uragasaba imbwa amazi aho kwiba wasaba ese Godfather nawe nta internet afite urumva ndahiro ntari Brandi naricara aranuka uyu mugore ego kese ari muri zo mubiri kinayoberwa ese Godfather internet yawe yabaye ikiba wakasa mutwe Godfather ego sangeze hiriya ndayirafunze da Godfather nta internet afite mumbwirire Godfather ashaka internet ego ni wa mugore ngo ni Brandi uyu ni ndaho rwose ndakomeye oya reka uyu mugore bamufunge yari yanzengereje anuka ndamwihora ndamureba ndavuga iki mugore uri kunduka ntari binangerega sinoroshye ese je mubona ndi umuntu mwiza burya nanjye sinoroshye ndi nkunguza ariko uzirinde kubanza umuntu kumuhemukira kese ndoroshye ntago noroshye ubwo ugira ngo ninjye woroshye reka ntago noroshye habe na ariko Brandi ntari mbeje wari uzi ko Godfather ari we wasimbuye mana nyagasani oya mu Bubiligi ntibamunyoherereza disi afite ubwene gihugu we ntibamuzana inaha oya bajya banabanzanira muri za kontineri mbarebe neza Riri Pupe yakoze ubukwe arangije aratukana ngo iriya kanzu araza aramutuka ngo kubera ko yakoze ubukwe mana wenda mureba ndavuga ariko uyu mwana w'umukobwa ararwaye
mureke mbabwire urakoze cyane Cedric mureke mbabwire mwabantu hano muri iyi mihanda mumbwire umuntu nari bwaze ngo mutuke ntabereka ibimenyetso bazamanura nyine wowe bazamanura nyine ni igitangaza se mumbwire uti waraje mwese umuntu abanza kuntuka uyu uriya mugore nasibonye ari umunyamashyari Jesse nanavugaragara ibintu byinshi mumvugire ngo imana umva ntaribi nanjye gereza nzayijyamo niyo nayijyamo n'ejo ariko ntacyo wayinyifurije yayintanzemo Brandine jewe sinagirana ikibazo n'umuntu n'abantu bashwanye aha abantu barambwira bati none se Brandine mwapfuye iki abantu baranamubaza bati jiha baramubaza Brandi uratutse jihadi utagututse urumva abantu baramubwira ati Brandi ututse jihadi utarigeza gutuka wakubashye bampa screenshot ndababwira ni mu mwihorere nibyo yashakaga baburi ikintu twapfuye barakibura none Brandine wanyifurije gereza ni uri muri gereza mayivobo mukuba maraya mukuba kancoka yirirwa ashaka kwitora toza tukaba araza aranuka kubera ko nababwiye ntiwatanze iyo misatsi yarimye abantu imisatsi yabo Brandi hano jewe nari bwaze ngo nuko umuntu atandutse ntibishoboka ntibibaho uwo mutima nabwiye Imana ntimana uyu uzawunkure naza nkitangira show bisanzwe kagira gute ariko yazize ibiyobyabwenge bamufungiye drogue we n'abanayigeriye yego ibyago by'umuntu byenjoyinga cyane nanjye yabinyifurije hitunaziba kwanza wowe Felicite Rugira funga mudomo wakabiwe uskuru uriya mugore yanyifurije gereza njyewe se ndi umumarayika ku buryo umuntu yanyifurije ikibyewe cyamubaho si aha hari umugore wigeze kugira ngo kunyandiko ngo yandike ngo bandike ngo bashaka n'amafaranga baho umuntu wo muri ribu ngo bafunge bashaka ibintu bafunga barabibura arangije aza muri kigaraje gushingura mwene nyina ndabareba nkabibwira Brandine wicaye akantuka ntaribi niyo namusanga ariko yaba yarantanzeyo ariko mibwira ko ibyo ngibyo ari igitangaza gihari mwakazi mwe namwe ntaribi njyewe uriya mugore yanyifurije gereza koze nanjye nagombaga ko akebo kagiwa mugarura ntaribi njye sinshobora kwifuza ikibi kiba ku muntu ariko iyo wanyifurije ikibi iyo kikugezeho jewe se hari n'imiyaga nagushyiriramo ntayo nta soni uriya mugore yego nyine none tubaka kare kwivugishwa ibiki hano ngare nanyarangero cyo ziba cyo mumbabarira jewe rwose naravuze nti Imana sinzahemukira umuntu uzandinde guhemukira umuntu ariko je muntu nashaka kunzana kunyizamura jewe ubwo yafashe umwanzuro wo kuntuka ari uko mubwiye ntishushu watanze imisatsi y'abandi ndahira namaze kumuboroka jewe se hari umuntu waza kumbwira ubusa jewe hari umuntu hano ntahira mu zuru rye umbwira ubusa nk'uboroka kubera yuko iyi konte ni yanjye nta nubwo naguhamagaye nguze kunkurikira Edaye
ngo ntabwo aribyo wakamwifurije twere nyoko urumva Brandine wicaye mada uponyonyo drug n'ibiyobyabwenge da yo cyokora reka mbabwiza ukuri bantu munkurikiranye mbabwiza ukuri nta cyiza cyo guhemuka umva aho wifuriza umuntu nawe wahajya jewe umwanzi wa umuntu nanyifuriza ikibi nzakimwifuriza ntabwo ntuye mu gihugu cyo mu ijuru nzajya mbaboroka cyane nduwe i Kigali we yaranshoko singuyu Diana yaraje arantuka ndamwihorera we ubwo ikintu yantukiye ngo nuko nari mubwiye ntiwatanze imisatsi genda kubroka arantuka ndamubroka abonye hose namuborotse ankorera live ubundi umuntu tutarahura ntago yamenya ngo jihad ni muntu ki kuko jewe mu buzima bwanjye mana uzandinda umutima mubi mana uzandinda ubuhemu ariko umuntu nampemukira Brandine yari cyarantuka nyifuriza gereza umuntu nyifuriza ikibi kimugeraho izina ry'Imana nusabira umugisha kubera ko nge nta kibi nshobora kugira umuntu Brandine aha yarantutse abantu bakajya banamubwira batari ko Brandine uratinyutse usutse jihad uratinyuka utuka jihad yarakubashye ntabwo ndi umugabo wa nyoko none madame ari muri gereza n'abanigeria hafunzwe azira ibiyobyabwenge ntari igihe cyose wifuriza umuntu ikibi nawe kikugeraho Brandine yari cyangwa ubwo buguru bwawe buzavuna abantu bano Kigali bakanyandikira batari ko we uyu muntu ari gutuka jihad koko jihad utaramututse abantu bakanyandikira bakambwira twose jihad kandi ubwo nari mubwiye ngo iki ngo ohereza imisatsi y'abantu banje bari bayimuguriye sinigeze naramwishyuza 5%. ariko reka mbabwire mw'abantu Brandine uyu nguyu yanyifurije gufungwa mbure mama wambya yaravuga ngo uragafungwa ngo wowe ngo uzaragira ubuzima bwawe muri gereza ngo wawe ugapfa we ngo ubwo buguru bwawe buzavunike mada ubu suri kuri ka champagne muri gereza nta kumubabarira mwiribuka igihe yantukaga ahangaha ariko mwabigora kimwe namwe ubundi kwanza ego ke nawe ndumva uzizi mu buzima muzambaza abantu byibura bambonyeho nimba mu buzima bwanjye nshobora guhemukira umuntu sinshobora kuko jewe nzi neza yuko kuba hari ukubana ariko iyo uhemukiye ndaguhenesha nkagushingisha dede uyu mugore yaraje aravuga ngo yarambutse mwese hano murabizi ariko ibigo ryano biri kuza bikandika ngo jewe ntabwo nigira victime wakabiwe ngo ni Felicite singira mu nyangire rwose pe nta nubwo nakwigira umufvictime rega jewe ntabwo noroshye nanjye ndi impunguzi buriya nanjye sinoroshye ariko burya sinshobora kubanza guhemukira umuntu oya abanutse abambere mwabonye ko baje na kontineri muzajya muzana kontineri ndi kugira inyota oya nabanje kubabwira yuko nawe afunze umuntu nanyifuriza ikibi nikimugeraho nzakenjoyinga nunyifuriza icyiza nikikugeraho nzakenjoyinga setu mwandayamwe ntimukaza ariko kunyigiraho beza hano sha ego ye agaho kari kundi karahandurika
niko se bebe abashu ngo jihadi wewe ngo ugomba gufungwa ngo ndagufungisha ariko nkibaza iki kigoryi cyafungisha gifite ubuhe bubasha Imana izagifasha babanzanire na kontineri ntabwo nose ibere rya Bikira Mariya nzajya mbasubiza rimwe abwira abantu ngo aze kuri YouTube baramubwira bati oya ntabwo bishoboka YouTube waratutse umushu wacu uhora gasoza ubusa kagatuma ku kandi katuramporere Brandine yaricaye aramuka hano abantu bakanyarikira bakanamubwira muri comment rwose bakabwira bati jihadi koko atigeza kuvuga ati Brandi wendinza pututse jihadi koko mu byukuri ututse jihadi ataragututse abantu baraza baranyarikira muri inbox umushu wacu mbabarira ntusubizanye n'uriya musazi nabo ariko rero abasazi baje bagira bate nzajya mbahenera DJ Key nimba ndimbwa uri imbwakazi cyangwa nyoko n'imbwakazi ntari ikimwe kijyane n'ikindi nawe wandaya uri kunuka gute urumva nta soni ngo jihadi ngo uzafunga ngo ufata abana ngo kabyarama ibintu uyu mugore ndavuga nese mada ndi kugira inyota munyohereze ka gritonyage nkomeze nenjohinge grinotest nimba gereza yarazi ko ari izase nimba yarazi ko ari iza nyina ntaribi Imana irahora batindi bakarambirwa umuhoza vimuhoza umuntu witwa Chance tumukunde yarambwiraga ababyeyi hano bakanyandikira bakambwira bati yo jihadi turi kwibaza ikintu Brandine ari kugutukira twakibuze ntasara nanasizoye umva umuntu wagereye ka champagne n'agafungure yicare ku gasonga bugari anywa agashampanye uriya mugore yanyifurije ikibi reka ngrinyo ngo wowe ngo uragapfa wagiye ukayimushyira make up sarayisigira he ngewe guys jihadi mureba iriya mayibobo ntari ibindi mayibobo madame classe se kusubizanya na mayibobo allo ngo baraho ngo agomba gufungwa ngo jihango buretse wanyowe umva Brandine nuva muzanyifuriza gereza ubunemerere kuba nayijyamo kuko uzaba wambanjirije wagiye ku ndebero wagwana siko byifashe acuruza plante se yazicururiza hehe umva umuntu nkunda Imana igimuha umugisha nunyifuriza ikiza kizamubeho ariko nimba unyanga ukabona amahoro uzabura amahoro nimba utanyifuriza kubaho nawe ntuzabeho nimba unyifuriza urupfu uzapfa imbere yanjye kuko twese tuzapfa nunyifuriza ikibi kijye kiguheraho abari mu kabati ni mukagumemo ntimukamenye iyo nyirabutisiga iyo nyirabuheri yishongora kurusha iki irafunze mu buzima sishobora kwifuriza ko umuntu afungwa muranzi ariko iyo wankoreye ikibi noneho wanyifurije ko ngo afungwe urakagwabira urakapo gatumba uragatuho ntirora umva mada ubwo wari umaze iminsi utuye mu kiderega uwarabaye nk'imbeba yurira urugi yazize ko ayo madroge ye n'abanayigeri bagufungura uyu munsi bagufungura ejo umbanjirijeyo yes
asoni ngo jewe ngo ndaje ngo guys ngo ndamurega muri ribu ngo ndamuripotinga muri ribu ngo agomba gufu ndavuga ribu ni ya se ni ya nyina iyo gereza yewe Samsorina ubu ndi kugira inyota ndaryama mwishuka nziza ahubwo uyu munsi bampindurira amashuka abantu munkunda nanjye ndabakunda I love you too kandi nimba unkunda Imana igiguha umugisha uri umunyamugisha ariko nimba unyanga ukwanga nzamwanga nkunda gukunda umva Brandine nakomeza aryoherwe enjoy na prison baby warayinyifurije ni mu mitima ngenda ni mu mitima basu Imana ishimwe cyokora Chance tumukunde Imana igiguha umugisha Chance yarambwiye ati jiha yivugira tuje bihorere ndi kugusengera barakwiyenzaho turi kubibona byose Imana izabagaragaza umwe baba bamunzaniye na kontineri icyo nkundira Imana undi nawe baba bamunjaniye muri gereza bazamuripotinga muri Kongo ubona baba yariho bamunjanira akajya guhangana na Kisekedi oya ibi byose bigizira mu Rwanda asi yizire mu Rwanda uwa mbere bamuzanye na kontineri mbona nguyeho ngo ba kanyugunyugu kambanda kamwe amazi kurse abantu muri kunyoherereza amafaranga thank you so much ari kungeraho ndi kuyabona rwose thank you urakoze cyane nimba nkunda Imana igiguha umugisha mu mitima we yagiye kumfatira icyumba ntari erega nanjye gereza si ikibazo nzayijyamo mu mitima shaba nipe mitima munipe mitima mu comment uyu munsi bampindurira amashuka reka njye kugira inyota umwe yaje n'ivarisi imwe izindi bazazimusangisha i Kigali umva yahaha umwe yaje na kontineri icyababwira ukuntu ndi kuzunguza inyo ko zaje ubu ndi kuzunguza inyo ngo papa imwe iri kwikubita nkarindi kwikubita nkarindi kwikubita nkare umva munipe mitima basi uyu munsi ndakugurira ingutiya oya ndazifite ahubwo ngurira isutiye ingutiya ndi nazo ungurira isutiye munipe mitima alakini leo Mana uzandinde guhemukira umuntu ariko azabanza mpemukira jewe Brandi uko mugereza upo nyonyo isi nimbi isi nimbi nawe uri hano utegereze kungirira ikintu kibi jewe ndi gutrekinga muba mwaje na za kontineri mukagenda mukera njewe ndi Burayi mujye mureka kwihenura we tunakupenda usijali asante sana kunipenda asante sana kunipenda asante sana kunipenda asante sana kunipenda alo asante sana kunipenda mutie mitima hapa mu comment love from Espagne uzagumana umutima wawe mwiza urakoze cyane mama champagne riripu twarahuye kenshi cyane umva muzamumbazi imfura cyane munipe mitima uguhemukiye ntumuhemukira agira ngo ntabihemugira sinkora muri migration none ari Kabeza
ariko Erika ndagukumbuye ntusetse. Mutiye mitima lo. Yesu we, uriya mugore ngo jihadi, ngo nutwo tuguru twawe ngo tumeze nk'ututi, ngo uragapfa nabi wantumbiwe, ngo urakaborera muri gereza. Ashina none mada, alhamdulillah kufunze waranyifurije gereza ukabuyigiyemo. Mana uzarinda abantu bankunda ikibi kibageraho, umuntu unyanga banasekesha. Mana uzarinda abantu bankunda ikibi kibageraho, uzajya ubaha amahoro, ujye ubaha umugisha, icyo bazajya bakora kijye kibabera cyiza. Mana ndi umunyabyaha, ndi umunyabyaha imbere n'inyuma, yewe urasobanukiwe, narananiranye muri iyi mihanda, ariko Mana sinifuza guhemukira umuntu, ariko Mana umuntu uzampemukira, uzifuza kumpemukira, uzanyifuriza ikibi, kijye kibanza kimugereho, abona ikimenyetso cy'icyo yanyifurije ko ari kibi. Ariko Uwiteka uzasabira umugisha, uzampesha umugisha, uzankunda, uzakunda bagenzi be, ujye umuha imigisha, ujye umusendereza, ujye umurinda, umurindira be, umurinde. Ariko uzanyifuriza ikibi wa Mana we, twumvikane wa Mana we, twumvikane rero wa Mana we. Umva nkubwire Mana we, umva rero nkubwire, nanjye nzajya nza nkimwifurize, kuko Mana nubwo uvuga ngo waranavuze ngo dukunde, ngo nkunda abankunda, abashakana umwete bazambona, ni gute je uzanegeka gukunda umuntu unyanga? Ntago nabishobora rero wa Mana we, ibyo byo narakunaniye, naraguhakaniye, n'ubu ndacyabigusubiriramo, ndakwihaniye. Ntago jewe rwose umuntu utazankunda, unyifuriza ikibi, nanjye ntazabura kukimwifuriza. Uwiteka rero uranzi. Ariko rero Mana, ukuntu rero wikundira abantu bawe, ujye uhereza umugisha abankunda, uhereza umugisha abafite imitima ikunda. Ariko ufite umutima wanga mugenzi we ari we wese, n'uwabatanyanga akangana mugenzi we, uzajya ubakishaho. Ariko Mana urabizi jewe ndi umunyabyaha, ngira ngo ndagashitani, ariko jya ungirira neza. Nanjye sinshobotse muri iyi mihanda, sinoroshye, ndi inkunguzi, ariko Mana uzandinde umutima w'ubuhemu, ariko uzampemukira. Mana we uponyonyo, ariko Imana we ndumva nayibwira ntuponyonyo. Ubundi Imana yacu ni umushu. Mana we uri umushu kweri, uri Imana nziza, urareba. Ubu wavuze uti aka kana kanjye ngo ni jihadi, umuntu yakifurije gereza uwabanza nkayimukandamo imbere y'amaso ye, ariko uzi kumpemukira ugasebera imbere y'amaso yanjye, ubu yatayemo. Mana rero ndi umunyabyaha, ariko wa Mana we twumvikane. Ntari buri muntu wese agira uko asenga we. Yewe ukanyifuriza ikibisi kikugeraho. Mana rero uzajya ukunda abankunda, unabampera umugisha. Imana ni umushakaza. Uwanga mugenzi we, Mana uwifuriza mugenzi we ikibi, jya ubanza ikimugezeho kugira ngo mugenzi we amubere akabarore. Imana ijya imucishaho akanyafu. Ubu koko Imana ubu koko mvugira ngo amena, niyandikiye hapa mu comment ngo amena, niyandikiye amena, haleluya amena. Ngo jihadi wogapfa we, ngo uzabanza ubora ubwo buguru, ngo nugera kuruda, ngo dore ukuntu akanura amada. Uri gukanura gute se muri gereza? Kuri gukanura n'indagara zagiye imusozi zabuze n'abazandura ngo bajye kuzanika. Madamu we, niyandikiye amena. Buri muntu afite uko asenga Imana ye, ndabiyamye. Buri muntu afite uko asenga Imana ye, nanjye niryo sengesho ryanjye. Mutoke uko mandike amena, muniyandikiye amena.
niandikie hapa mkometa amena. Muniandikie hapa mkometa amena. Thank you so much Shaka. Thank you so much Jennifer. Thank you so much Jean-Claude. Thank you so much Make. Thank you. Niandikie amena. Susan, thank you Wase. Thank you so much Wase again. Thank you so much Fabri Fatiriva. Thank you so much Lodienne. Thank you Lodienne. Thank you Muniandiki amena. Sandrine, thank you. Thank you DJ K. Muniandiki amena. Jennifer, thank you. Niandiki amena hapa mukomenti. Well, bitu gani? Muringa, thank you. Batamuriza asante. Kemi asante. MP3 asante. Sumuta asante. Harriet Kamanzi, thank you. Sheri, asante sana Anje Diva. Imani kugaragashirije iriya Nyiramatibori nawe yaragututse unayikumbuka Umeikumbuka. Thank you so much. Thank you so much kuniandikia Amina. Muniandikie hapa Amina. Muniandikia Amina ninaenda. Asante sana Hamadi. Asante sana Tuishime. Asante. Asante Wase. Asante Kotos. 96. Ante Diva, asante. Chance. Asante. Muniandikia Amina. Lakini minaenda. Minaenda sasa hivi. Alors. Hey. Buriwe safiti senje serje. Nakumbuka tukalilipupe. Umarikumbuka. Amutuka kukuriri wivito. Yakora nubukwa kamutuka. Alors, arikimana shananja soreza haramito kama mamana amemituka. Mie, wallahi namukausha, namnihorera. Niandikia amena gara sa sante diri Viviane, thank you. Amina, Amina Kizado. Ariko, muniandikia niba ntashari mufite. Yeah. Yego ndumva mwebwe murababaye kubera ko ari umushuti wanyu. Ariko nanjye nimwandusha kubera inshuti yanjye ariko anyifurije gupfa. Aseshu wagie wivugira koko mimi nataka kusema alo nakumbuka kweli lakini leo haiko pilizo por mushu Amina yesta Imana si umuntu ikorera mu bihe haleluya ego birakube niandikia Amina ndumva uhinduye Prophet Joshua yanagapena niandikie hapa mukometi Amina niandikie muniandikie mutie mitima mumbi mitima sasa ngendeyo niyo napfa nagera ikuzimu nishimye kubera ko iriya ndaya ngo ni Brandine bayifunze kubera droge yaranyifurije gufunga mu buzima bwanje umuntu nyifuriza ikibirero mbibabwire mwabantu mbibabwire nta mahoro agira umva iyo watuye mu kanwa kawe ukavuga ngo jihadi ikibi nikimugereho oya nabwiye Imana nti rero w'Amana we ryo mbuke mumpererezaho ndagukunda cyane bro asante sana kunipenda oya Mana ujye umbabarira umwanzi wanje ahure n'ibibazo mpibone mbyumve enjoying ujye umbabarira Mana umuntu nkunda agira ibintu byiza mbyumve mbimenye enjoying. Alors baya bashu numva ntashaka kubasiga ariko aka live ndakagumishaho 30 minutes karagumaho bye.